yitera kwamira, imbuto y'isake yitera kurika, imbuto y'umwuga yitera kuboga, imbuto y'umwuga yitera imbuto y'uwabyawe n'Imana rwose imutera gukora icyaha, imutera kwera mu izina rya Yesu. Umuntu wese wabyawe n'Imana imubyaye muri Kristo Yesu ntakora icyaha kuko Adeni imbuto. Niyo mpamvu muzabireba niba utabonye tukajya kure y'Imana buri munsi. Petero ntamubwiye ngo Petero baramwitegereje arihakana. Buriya Petero muhereza inkoni ngo akubite Yesu kuko yari yamwihakanye, yari gukubita cyane, ariko baramwitegereje baravuga ngo n'imvugo yawe ni ukugenda n'uko uhagaze birakora. Ubuzima ntitwabyawe n'inyama n'amaraso, twabyawe n'Imana. Kwera kw'Imana irakuza kuza mu mbuto. Umuntu wabyawe n'Imana ntakora icyaha kuko imbuto muri we ntinemere. Umwana w'ikiraro mu ngurube ziri kunaga amasahani zimwirenza mu byondo mu biki byose, ikintu cyamugaruye yaravuze ngo mu rugo kwa data. Mukajya turarituye ariko navuye i Kigali mwana ni kuvuga kwera kw'Imana. Reka kuvuge ngo ikintu cyamugaruye ari mu ibyondo byamureze, yaje kwibuka yuko imbuto muri we si yo mu ngurube, imbuto imwe yo mu rugo. Ahita avuga ngo ndakase umurindire ngo kandi icyitirizo aho Yesu ari ni ukwibuka urukundo rwe, ni ukwibuka ko tugize abana b'Imana tukagaruka. Rero naje gutangariza ngo kwera kw'Imana iri mu kirere, kwera kw'Imana yagushyire mu bana bayo, ikuzana muri Adeni yayo. Iravuga ngo ndi Imana yera n'abajya kwera. Ibyazanwe n'ibitambo, ibyazanwe n'ibindi byose byazanwe na Yesu Kristo. Niyo mpamvu nta dirije navukiye mu pasiteri, navukiye mu pasiteri, navukiye mu pasiteri. Nta kuvugira mu pasiteri byaguhindura umwana w'Imana ngo gutume we. Nta kuririmba n'ushobora kuririmba ahangaha kuko wavukira muri ko mutima wacu. Reka mubwire ko ndabyemera. Yari muri amajeri nanjye mpamvu urashaje nubwo ufite abana babiri ariko murabona ko ahangaha. Reka mubwire idini tsa iyakuzanira kwera kw'Imana. Wakuririmba, wakumira, wajya muri indimi ntabwo byabituza. Kwera kw'Imana ugomba kubyarwa. Niyo mpamvu abiri kote muri kotemo utatamu bwa kabiri. Si imyaka ingurube itinze mu mazi ntihinduka ifu. Utinda mu rusenge ntibikugira uroko. Icyakora bamwe bose bakizera izina rye, yabahaye ubutware, yabahaye tuba zose, yabahaye ibyangombwa bya byose byo kuba abana b'Imana, kugira ngo Adeni y'Imana, imbuto y'Imana muri bo. Kandi bafite itangazo, ntabwo yakoreye gutinya, bafite itangazo mu bintu byo mu minsi imeruka bizaba. Daniel ajya kurangiza mu gice cya 12 ajya kurangiza igitabo cye, yaravuze ngo ubuhanuzi bwe aravuga ngo bizaba ababi bazakomeza kuba babi, ibyaha biziyongera. Ariko avuga ijambo rikomeye ngo ariko benshi bazatunganwa bazezwa. Nubwo ibyaha byiyongera haracyari abakezwa no gutungana mu izina rya Yesu. Byakomeye, pornography zaje, ubutinganyi bwaje, nibuza ibyaha biziyongera. Ariko kuri iyi sayidi benshi bazezwa, bazatungana. Hari ingabo barandikira Timoteyo aramubwira ngo nubwo bikomeye ngo nyamara urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Isi yongere, ibyaha byongere, abantu bigisha ibintu bitandukanye. Baje kumva agasore ari i Kigali karagara muri publike sizo kavuye karababona umuntu n'uwabarira ibyaha wa Yesu yarinye ku musaraba, abantu bakoma amaki wikomeze mukora ibyaha. Naje gutangaza ngo nyamara urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Rwaza Uwiteka azabe amagufa
haba amarinye abiri, hari rinye yitwa twegerane, hakaba na rinye yitwa express. Bafitiye amakuru. Muri twegerane barahamagara, bagasifura, bakipakira, amasaha akagenda, barangiza ibisi ikagenda amaze kuzura, itakuzura ntiyaguruka. Hirya akabiyo twegerane, upfa kuba ufite itike wujuje amasaha yitwa express. Ndashaka kubabwira iby'Imana ntabwo ari muri twegerane, iby'Imana ni muri express. N'abari bindi, n'abasore barahagana, n'abakobwa, n'abapapa, n'abamama, ntimuvuge kwera kw'Imana zifiyori, umubyango bya fiyori hanga, muvuge kwera kw'Imana kuboneka muri twebwe, kuko imbuto yo kubyago bwa kabiri yaragaragaye mu izina rya Yesu. Express ukaza zahamagara amazina yawe mu gitabo cy'ubugingo, niko z'ubuzima bwawe n'inzara. Ukaza zahamagara amazina yawe yose mu gitabo cy'ubugingo, niko z'ubuzima bwawe n'inzara. Turasaba ukwera kw'Imana ntabwo kuri mu kirere, kuri mu bana bayo, kandi haracyari intwari zirwanira kwera. Ntirabye turatunganywa rwose, ariko duharanira kwera, kuko niyo natire y'abana b'Imana. Iyi ni dutwara muri Yerusalemu. Mureka nageze kuri nkuru, hanyuma dusenge Imana tuzeze ahangaha. Reka nageze kuri nkuru basengera Imana, ariko twiga kwizera kwera kw'Imana. Mwibuke ngo ni ADN y'abamwizeye. Barayigenda, barayicara, barayivuga. Iyo usoma igitabo cyo Kubara, igice cya 22 n'icya 23 n'icya 24, havuga inkuru ya Balamu na Baraki. Baraki ushaka ko Balamu amuvumira ubwoko bw'Isirayeli. Bari abantu basanzwe, bari abantu bagenda mu nzira buzuye ivumbi, barabasuzugura. Imana ibavuga ibigwi, irabirata, ivuga uburyo bakomeye, ivuga uburyo irabavuga muza ku isomo byose, iravuga uko ari abanyamugisha n'aho bavuma. Hanyuma mu gice cya 25 hamwe n'amasezerano y'Imana n'ibyo Imana rero bavuze ngo bagera ahantu hagati, bagera ahantu ngo bahageze, ngo bahura n'abakobwakazi b'Abamowabukazi, ngo barabwira ngo nimuze abakobwa, nimuze tubatumire muri fete. Babatumira muri fete, barabararika ngo bagere muri fete, ngo batangira biraryoha rwose. Barabati n'ibigezweho n'ibyo mu minsi, murabyumva kamere vraiment mugakabye, namwe murabyumva abana ba Isirayeli banabuze amasezerano. Hanyuma ngo barangiza batangiye gusambana n'Abamowabukazi, ngo barasambana, ngo bijya kurangira barabwira ngo rwose nubwo twasambanye dufite n'Imana twacu, dufite na Bayali. Ngo abana ba Isirayeli Imana gusa amasezerano atangira, ngo batangira bavuga ngo namwe mwayisenga. Ngo abana ba Isirayeli basambanira imbere y'Imana, ngo barahindukira, nkurikira amakuru, ngo barahindukira basenga Bayali. Imana ngo irababara mu ijuru, birayirenga, igira icyo bita ifuhe ryayo n'uburakari bwayo, kuko kwera kwayo ntabwo kwari kwagaragaye. Ndabwira amakuru nze kubwira amakuru anga, hanyuma tuze gusenga Imana. Hanyuma muri imaze ko bigenze gutyo, ngo bakora ibyaha, ngo Imana ibwira Mose ngo Mose, abakoze ibisa bityo, Mose muri imbaraga, Mose arananirwa, icyaha kirinjira kirakomeza, icyaha kirakwira kinjira hose, mu bayobozi birakwira, kwera kw'Imana kuragenda. Ndashaka ko muri Imana iba kwera kwayo, mwumva ko tuve kwera kw'Imana. Imana barakwera kwayo kurashize. Hanyuma mu muri icyo gihe hari ikintu kidasanzwe, ngo haramaze gupfa inzovu ebyiri cyangwa 20 birenga 22, ngo byishwe n'ifuhe by'Imana yabuze kwera kwayo. Bafite amakuru ahangaha, ngo hanyuma kwera kwabuze
ntabwo ari busambanire n'abasaza. Aramuka kubera ko hashize kwabuze ngo aza mu miti yandikaze ngo aramuzana ngo amwiza mu ihema, hanyuma bafite amakuru kubera ko Imana kwabuze. Haguruka umusore umwe witwa Feniyasi. Feniyasi nta gitabo yanditse muri university. Feniyasi ntiyabaye pasiteri. Feniyasi nta wakomeye nta bitandukanye, ariko Feniyasi ahita yumva kubera ko Imana kwabuze. Feniyasi afata icumu aravuga ngo kubera ko Imana kuragaruka. Sindi bwice bose, ariko ikinyegereye nicyo niwanzirizeho. Feniyasi afata icumu, bose bicaye, abayobozi bicaye, abantu bicaye ngaho. Feniyasi afata icumu ry'ifuhe ngo aragenda ngo aritikura. Uwamusanye n'umudiyakazi ngo babaho ngaho. Imana yo mu ijuru ireba Feniyasi ifuhe ryo kwera shatse, ihita ibamona mu giga. Ndayanaritse ko Feniyasi yafuye ifuhe riri ku rwego rungana neza n'u Rwanda. Dukeneye itoro ry'Imana rigira ifuhe ryo kwera kw'Imana bingana neza n'uko Imana ifite. Kwera kuri gushira, ariko Imana yabutse Feniyasi. Siroho nabifuriza kuba gufata kwamuka muka Feniyasi. Bayobozi b'itorero bavuga ko muka Feniyasi, abice mu rusengero bareka ko muka Feniyasi. Twumva ifuhe ry'Imana ishabura kwera kw'Imana mu izina rya Yesu. Iyi cyose baye nyinshi hano muri university n'ejo bundi abana bari kwiga ibintu bitaho umuntu ngaho akajya ngaho zabunya nibere bawundi nemuza logique akatwa we are not in the condemnation. Bakazana ibintu mugaruka n'ifuhe ry'Imana bari muri indirimbo za Feniyasi zigaragara gukora kw'Imana. Uva mu turimo tagira ibitero tuzazamuka tuzagenda, ntabwo ari amajwi n'amasamu. Muririmbe muzane ifuhe rya Feniyasi kwera kw'Imana. Kandi babwire ububyutse bwo mu minsi ya nyuma ntabwo ari amamodoka. Ububyutse mu minsi ya nyuma ntabwo ari amatora yuzuye. Ububyutse mu minsi ya nyuma ni akamingo Imana yaburukije zuzuye umwuka wa Feniyasi kugira ngo zigare umwuka wo kwera mu izina rya Yesu. Irahagurutsa abaririmbyi, irahagurutsa abakobwa n'abasore, irahagurutsa abagabo n'abagore muri iki gihugu n'ahandi hose. Irahagurutsa abantu buzuye ifuhe rya Feniyasi rigana neza n'ifuhe Imana ifite. Muri kuririmba rero mitwe kwera kw'Imana turi kurivuga. Nashatse no kubuza umuyobozi naritekereje gute, ariko nishuti Imana yabahaye. Rero mureke kwera kw'Imana kumanuka, abakobwa kwera kw'Imana kumanuka, kuko imbuto turimo, kuko imbuto turimo si imbuto y'icyaha, ni imbuto yo kwera mu izina rya Yesu. Birashoboka. 2019 umukobwa mwiza nkawe n'umusore mwiza nkawe birashoboka yuko wakwera mu izina rya Yesu. Ndashima Imana, sinavukiye mu cyaro, navukiye i Kigali capital. Sindi umwana wo mu cyaro unamukeneza, ntabwo muri kwigishwa n'umuturage. Imyaka umva ndapdate ibintu ndabikurikira. Sindi umuswa ufite PhD. Kwera kw'Imana kurashoboka. Hano ibintu zatawuri muri mutuntu twaho ngaho ntazo twari two, nyamara urufatiro rw'Imana ruracyagaze. Rwanditse ngo Uwiteka azabe kandi uvuga izina ry'Uwiteka ave mu idatungana. Mureke kwera kw'Imana kumanuka, mureke kwera kw'Imana kumanuka. Ibindi byose ushobora kubona muri gymnastique nziza, abapagani bazi kwishima, ariko ibanga ry'abizera adeniya ntabwo ari kwishima cyane, ni ukwera ko atwaye kuri muri twebwe. Ongera ubwire ibyo ari kuzungurutsa, ibyo ari kubuza, ubwire gukora kw'Imana kurashoboka. Mureke bigera aha. Worship team ushobora kuvuga imbere y'abashaka tujya turi imbere muzana imbere basara mu dogoro gusenga Imana. Worship team yaguka n'abacuranzi mumfashe turi n'indirimbo imwe, hanyuma basenga Imana. Imana yakire neza kukwira kuragaragara mu bantu bayo, kandi ingabo zuzuye mu ka Feniyasi zirahagurutse mu izina rya Yesu. Nasanga duhaguruka mu izina rya Yesu. Niba uburemere bw'iri jambo haguruka dufatanye mu izina rya Yesu. Ninjia hera jane Yesu ya nengu yeah.
Yes,